Yes, ndagusuje kandi nkwifurije Noheli nziza aho utagenda uhema gukurikirana gahunda zitandukanye tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5 cyane twibanda mu biganiro byinshi harimo amakuru y'imyidagaduro, ubumenyi, ubukungu ndetse n'ibindi. Ese muri make nitwe chaîne ya mbere mu Rwanda ibugende kugezaho ibintu byinshi bitandukanye kandi ukeneye kumenya. Ariko mu ncamake kano kaya twaba tugiye kugaruka ku rukundo rwo witwa Umutoni Nadia, ndetse akaba ari umwe mu bantu bamenyerewe mu biganiro bitandukanye kuri RBA cyane igikunzwe n'urubyiruko n'abantu benshi batandukanye cyitwa The Zoom In. Akorana no bita epandongotse, akaba ari umwe mu bakobwa rero beza kandi bashamaje bafite urukundo rurimo kugurumana muri Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange. Uyu mukobwa rero akaba aribwo yakoze ubukwe muri iki cyumweru, akabukorana n'umuntu witwa Shaffy. Akaba ari umwe mu bantu rero bazwi cyane kandi akaba ari umwe mu basore beza bagaragara neza. Akaba ariyo nkuru tugiye kugarukaho 5 kuri 5 tubabwira amateka y'urukundo rwabo. Ese byatangiye gute uyu mukobwa kugira ngo akundane? Tukibutse rero ko gukanda subscribe ari ingenzi cyane, ni kuri buto y'umutuku ugakanda no kunzogera ukajya ubana natwe 5 kuri 5 mu biganiro byinshi bitandukanye tuzajya tugenda tukugezaho hano kuri iyi chaîne yacu. Tuguhaye ikaze rero. Ubwo rero hari hashize ibyumweru bitatu nibwo kuri Instagram y'uyu mukobwa Umutoni Nadia umenyereye kuri Televiziyo Rwanda mu kiganiro cyitwa The Zoom In, hagaragaye ifoto ye ku rukuta rwe rwa Instagram ku bantu bamukurikira, yifuriza isabukuru y'amavuko uyu mugabo witwa Shaffy, aho yari yamubwiye mu magambo aryoheye umutima buri muntu wese ashobora kumva ndetse akanezerwa, amwifuriza isabukuru nziza avuga ngo isabukuru nziza y'urukundo rwanjye, cyangwa se wowe rukundo rwanjye uzaba umugabo wanjye mu minsi 30. Imana ishimwe ko ndi mu buzima, kwizihiza isabukuru yawe ni ingenzi cyane. Imana ikomeze iguhe imigisha kandi ikurinde. Sinshobora gutegereza umunsi twimukira hamwe tugatangira ubuzima bwacu ziraherezo, ndagukunda. Yabivuze mu magambo y'icyongereza agira ati happy birthday to you my love, who will be my husband in 30 days. Thank you God, I am alive to be celebrate your birthday. May God keep you, blessing you and protect you. I can't wait for the day we will move in together and start our lives forever. I love you. Yari amagambo rero meza nkuko byagaragaye ndetse bikanashirwa ku mbuga nyinshi zitandukanye, aho abantu bagiye bishimira urukundo rwe ndetse bakagaragaza ko bari bishimiye inkuru ye y'urukundo. Ni kenshi cyane rero uyu munyamakuru yagiye agaragaza amarangamutima ye mu magambo menshi atandukanye, cyane yereka abakunzi be, no kuvuga ngo na abantu bamukurikirana kuri Instagram ye, abereka uburyo ki yari yarihebeye umukunzi we ndetse akora uko ashoboye kose kugira ngo asangize urukundo rwe abantu bamukurikirana muri rusange. Mu nkuru rero yanditswe n'ikinyamakuru Umuryango yagiraga ati Nadia umunyamakuru ukunzwe cyane mu biganiro by'imyidagaduro kuri Televiziyo Rwanda, uyu mukobwa yasezeranye mu mategeko n'umusore bamaze igihe bari mu munyenga w'urukundo. Nadia Umutoni akaba yarasezeranye mu mategeko no bita Shaffy. Aba bombi bamaze igihe bagaragaza urukundo rwabo rugeze aharyoshye nk'uko bigaragara mu mafoto banyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo, cyane Instagram. Nadia uzwi cyane mu kiganiro The Zoom In kibanda cyane ku makuru y'ibyamamare bitandukanye kuri Televiziyo Rwanda, aho uyu mukobwa aba ari kumwe n'uwo bita Gerard Mbabazi. Uyu mukobwa ni umwe mu bakunzwe cyane muri iki kiganiro n'abakurikirana iki kiganiro bitewe n'uburyo avugamo amakuru neza, ubona ko adategwa. Nadia na Mike basezeranye kubana akaramata. Aba bombi batangije urubuga bahurizaho amafoto n'amashusho yabo bise The Mike and Nadia. Uru rubuga rukaba rugaragaraho amafoto yo mu bihe byabo bitandukanye, ubona ko
baryohewe n'urukundo kandi mu buryo bukomeye cyane. Mu bihe bitandukanye rero bakaba barakunze kugenda bagaragara barimo guteka, bari ahantu henshi hatandukanye, ndetse akenshi bakagaragara ko ari abantu babaga bishimye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uyu rero Shaffy akaba ari umwe mu bantu babashije kuba bagaragaza ko urukundo rwabo rumeze neza, akanabihamya imbere y'amategeko, yemera kubana n'uyu mukobwa akaramata nk'uko byagaragajwe ku munsi wo kuri iriya tariki twababwiye. Nk'uko bigaragara rero uyu musore bakundana akaba ari umwe mu basore b'abadizayina, ndetse akaba akora mu cyo bita gift effect. Hagati y'umwaka 2011 na Nyakanga 2018 nibwo yatangiye, ati natangiye ndi umuyobozi w'umushinga nkora nk'umuyobozi wungirije mu guhanga udushya, hanyuma nkaba umuyobozi ushinzwe gukwirakwiza no gufatanya, hanyuma nkaba umuyobozi ushinzwe kwamamaza na digitable, nyuma nkaba umuyobozi w'ikirango. Kuri gift effect twubatse ibirango by'urubyiruko hamwe na mobile igendanwa kugira ngo duhe imbaraga abakobwa guhindura ubuzima bwabo. Mu Rwanda umukobwa effect uyobora ni nyampinga. Muri make rero uyu mugabo we akaba akazi ke karako kudizayina, nk'uko bigaragara kuri urubuga rwabo ko yatangaje ko akazi kanjye ngo kagizwe no gufasha umuyobozi w'igihugu mu buyobozi bw'umuryango no gushyiraho ingamba nziza z'umukobwa w'u Rwanda. Uyu musore rero ukundana n'uyu munyamakuru akaba ari umwe mu basore b'abadizayina beza ba hano mu Rwanda, ndetse bakora mu mirimo itandukanye y'imishinga, cyane cyane yo kwandika ibitabo no kudizayininga amashusho amwe n'amwe abagenda agaragara mu bitabo byinshi bitandukanye byigisha abantu. think that I'll keep loving you.
We got a lot in common.